turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited cyangwa se bakiriya bacu, by'umwihariko mwebwe muri hirya no hino ku isi mudahwema gukurikirana iyi channel yacu ya Nzuri Market, mwe mudahwema kwirebera 5 kuri 5 imari tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ngira ngo mumaze kubimenyera yuko tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Murabizi kandi ko ushaka kugura ukwiriye kutureba tukakurangira, cyangwa se ushaka kugurisha nabwo ukwiriye kutureba tukagushakira abakiriya mu gihe gito cyane gishoboka. Si ibyo gusa kandi, ushaka umuntu ukumanagingira umutungo wawe cyangwa se inzu yawe, yaba iy'ubucuruzi cyangwa se iyo guturamo, ni byiza ko wagana Nzuri Business Group Limited, hanyuma tukajya tuguha abakiriya igihe cyose ubakeneye. Si ibyo gusa, ushobora kuba ushaka icyangombwa cyo kuvugurura, icyangombwa cyo kubaka, ushobora kuba ushaka kubaka kandi tugukorera plan nziza ijyanye n'igihe, ndetse tukaba twanayikubakira. Aha rero ni muri Nzuri Business Group Limited. Turabatashya mwese aho muri hose, tubifuriza kuzagira umwaka mushya muhire wa 2022, ndetse tubifuriza Noheli nziza. Tubazaniye rero inzu nziza cyane ya etage nk'uko muri kubibona ku mashusho. Ni inzu nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge ni uwa Gisozi, ni hano ku Gisozi. Ngira ngo mwese murahazi ku Gisozi rero, uturuka hano mu mujyi wa Kigali hagati, ngira ngo niyo reference twese duheraho. Ni ahantu hafi cyane, umuntu ashobora no kuvayo n'amaguru. Murabizi ku Gisozi niho hari ibikorwa remezo nka Université ya IERK, niho hari ishuri rigezweho cyane rikomeye rya Ecole Belge, hari Les Hirondelles. Nuvuga ngo iyi nzu ushaka kuyigura abana bawe bakiga hafi, ukagabanya dépenses za karubira, ndetse ugatura muri quartier nziza cyane ijyanye n'igihe. Iyi nzu rero mubona ni inzu ya etage nini yo guturamo, kandi iri mu kibanza cyiza kinini gifite metero kare 500, ni ukuvuga 20 kuri 25. Iyi nzu rero nk'uko mubibona ntabwo yuzuye, irabura imirimo imwe n'imwe, ariko kandi ngira ngo ni byiza cyane ku muntu ushaka kubaka akikorera finissage uko abyifuza ku bikoresho ashaka. Iyi nzu ifite ibyumba 4 byo kuryamamo, 3 biri hejuru, hanyuma kimwe kikaba hasi. Ni ukuvuga ngo ibi byumba 4 ifitemo na toilette 3. Ibyumba 3 byo hejuru hari chambre principale ifite n'urwambariro, ikagira na toilette yayo. Hanyuma ibindi byumba 2 bigahuza toilette imwe. Hasi hari salon nini cyane ifite salle à manger na cuisine, ndetse na gastoke ka cuisine. Hakaba n'icyumba, icyo cyumba rero hakaba hari toilette gihuriraho n'abashyitsi bari muri salon. Ni inzu iri moderne, ikase neza, ifite design nziza, ifite inyuma annex, ifite icyumba cy'umukozi, stoke n'igikoni cy'amakara na douche na toilette byo hanze. Ni inzu nziza iri muri quartier nziza hafi ya Les Hirondelles. Iyi nzu rero ifite view, aho uba witegeye umujyi wa Kigali, witegeye Kimihurura yose, witegeye Gacuriro yose, Kacyiru, ahantu hose. Ni inzu nziza cyane, turabararikira kuyisura mukirebera. Iyi nzu rero irashaka amafaranga make cyane, igiciro cyayo ni amafaranga miliyoni 75 ziri negociable. Nkatwe b'abatekinisiye tuba twarakoze imibare tugasanga inzu ishobora kuzuzwa hagati ya miliyoni 20 na 30 bitewe n'ibyo wakoresheje. Ese inzu ya etage nk'iyi guhagaze miliyoni 100, hari igihombo cyaba kirimo? Si amafaranga make koko? Nimuduhamagare kuri 0788486797, cyangwa se muduhamagare kuri 0782 3 0 1 2 3.
mwana dusanga kuri ofisi yacu hano kuri Yamaha ku Muhima, ugeze muri Feruje ku nzu ya etaje hari amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukora muri etaje yayo ya nyuma. Saho gusa kandi mushobora kujya ku zindi mbuga zacu, Facebook page, Twitter, Instagram, hose twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi mwadusura kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. Ubundi tukabaha imari nziza cyane tubafitiye. Mukomeze rero mukande subscribe, mukomeze mukore subscribe, munakoresha kugira ngo mujye mubasha kubona imari tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nimuze tubagira inama ku mikoreshereze y'ubutaka, ku bijyanye n'igishushanyo mbonera. Nimuze tubarangire, nitwe twenyine tubasha kubarangira ahantu hatari mu manegeka, hatarimo litige, hatarimo ibibazo na bikeya. Nawe ufitanye ikibazo na banke ukeneye amafaranga, ngwino tukugurishirize mu gihe gito cyane utabanje kurindira za cyamunara, dore yuko zitubaka ahubwo zisenya. Ni karibu cyane muri Nzuri Business Group Limited, tubahaye ikaze iwacu.